yandi n'amazi y'uzima bacecetse atari gukora ntabwo bivuze ko adafite ibihangano bishyashya ahubwo it's matter of time igihe cyose cyose azagaruka kandi narahindutse nanahindura byose byari bibi nge narahinduye amayira nyerekeza iwawe gusa ndimo ndenze igipimo muzampinduke nyibirimo mwuka mumeka bindimo urukundo ruraryoha ko ariko rukaba na scam nk'uko yari baririmba aya magambo nta mukunzi afite urabateka mutwe gusa impamvu rero hajemo gap nini ubu ngubu ni ibintu biri personal ni ibibazo nagize mu buzima busanzwe nakwita ko ari personal atari nk'uko ko navugiye imbere ya kamera ariko wenda nubwo biri personal amakuru namenye nuko utari uri mu Rwanda nari ndi mu Rwanda ahubwo nahazaga gakeya biroroshye ko umuntu ashobora gukora umuziki nta mafaranga afite oya ireme ry'igihangano riba rishingiye ku gihe kizamara so rero ndashaka yuko ibihangano byanjye byose ninjye kubikora nicyo ngenderaho cya mbere shaka ko gishobora no kudatrending ubu ngubu ariko kikazaba cyagihangana na nyuma y'imyaka 10 cyangwa 20 umuntu acyumva kumva kuko ni igihangano gifatika umuziki mwiza none ko uzacuruza utekaye kandi turi kubona trend ziri hano oya ibyo ngibyo ntabwo bibuza indirimbo gutrendinga umuziki indirimbo yari nziza iratrendinga uko yaba yanditse kose ugeze urujyamo nawe ugeze urujyamo nigize kurujyamo abandi bari kuruhunga oya njye nigize kurujyamo kandi rwari rwiza cyane kabisa kutarugumyemo rwari rwiza cyane niyo mpamvu nabonaga n'abadezavi wanze kuguma mu byiza Kate Bashabe Shadibu Kate no less Ariel Ways Bwiza Aline Sano bizagenda bite kugira ngo umuziki wa new generation ndetse na reka bite old generation yibura nyine bagira aho bageze umuziki nyarwanda abo bakuru nibumva ko gukorana n'umuto w'ikiza bitari bacisha amazi cyangwa se bitari bakuri kuri ya level bari bariho ngo bagaruke hasi nibabyumvisha muri ubwo buryo bwo kumva ko ari support bari gutanga kuri music industry in general bizaba byoroshye pe urumva nyine nkavuga iti uyu munsi nkaba ariko bakambika nkongera nkagaruka umuntu muzima bagomba guteganya ko uyu munsi n'ejo hazaza Blessings nizeye kumeze fresh cyane aho uri hatandukanye uko ni ibiganiro bya Leya Entertainment nekeza ko na agaciro cyane se ni iby'agaciro kuba tubana umunsi ku munsi ariko cyane wowe wakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi kuri Leya Entertainment nk'uko bisanzwe rero nk'uko bizi natangiye gahunda kugira ngo ntangire mbereke ama talent ariko reka ne kuvuga ngo ni talent ahubwo mbereke indi mpano abatamuzi cyangwa se n'abamuzi mu rwego gushyiraho itafari ku muziki we no kugira ngo dutangire tunakikira impano ubu ngubu kai natangiye system kuri TV10 nakoraga byo kugira ngo nge hostinga new talents yaba abantu bazi yaba nabo batazi so bivuze ngo uyu munsi rero reka mwe ngo niwe ntangiriyeho akoma no kuri niwe natangiriyeho nanone nabyo ko indirimbo ya mbere nijya guhostinze bwa mbere tumaze dukorana bivuze ngo turacyagendana turacyajyana so far umeze uteze ameze neza nta kibazo ndashima Imana Okay, reka mbanze mbabwire uyu mugabo yitwa Kai ubwo araza kuza kutubwira amazina ye bwite nanone ariko numwe bakoze umuziki mwiza ndabizi neza ko yakoze umuziki mwiza ko yakona herekera mu hosting nkiri no kuri TV10 yakoze indirimbo nyinshi iyo nkunda cyane favorite yanjye yitwa Iriza Iriza ni imwe mu ndirimbo zanditse neza iririmbitse neza ariko man Ntawandutira yagiye bana Ntawandutira aba regional paparanjit yeah wakoze Moonlight ukora Iriza ukora Crash ukora Pali ukora Julia ukora Tamor cyangwa se Tamor ubu ngubu iriho yitwa Love reka mbanze kwanza mpere ku rugendo rwawe rw'umuziki nka Kai umuziki kuri wowe ni uha iki gisobanuro umuziki kuri njye urakoze umuziki kuri njye ni navuga ko ari ubuzima kuko niho nkura amaronko ikindi ikaba ari career yanjye so usobanuye byose usobanuye ubuzima bwanjye usobanuye ibyishimo kuko iyo ukora ikintu ukunda kenshi biguha umunezero ukanaba
n'amahoro yo mu mutima mu buzima busanzwe. Umuziki kuri njye ni ibintu byose. Hari igihe kigera umuntu akavuga ngo nubwo ndi kubikora ariko biragoye. Kuri wowe gukora umuziki birakoroheye cyane ko turi muri generation navuga ngo cyangwa se turi mu bihe byo kuba umuntu gukora umuziki bimusaba amafaranga menshi. Navuga ko ubu ngubu ntabwo bikimeze nka mbere uko natangiye mwanjye nyine ariko ubu mfite team, mfite management ifasha. So ibyo byose ntabwo bigikomeye nka mbere. Actually nta nubwo bikomeye ubu ngubu kuko ikibazo cy'ubushobozi cyarakemutse navuga. Ntabwo bikigoranye ubu ngubu ziba zararushye. Watangiye uri kumwe na Alan Creation nibuka neza. Niba ari videographer uri kumwe na mu producer wa audio yari Metramed. Yari team nziza. Uyu munsi ko reka mbyite nk'ubu urebye movie yawe ya kera mu myaka ine ishize wakoze Moonlight, hakurikiraho undi mwaka ukora banuza Iriza, undi mwaka no muri uwo mwaka ahubwo nabwo ukora Crash, ubwo mwaka wakurikiyeho ukora Paris, umundi ukora Julia, muri uwo mwaka nanone ukora Tamo. Urumva yari movement nziza, ariko ubu ngubu harashize igihe kinini. Harashize hafi umwaka ni amezi makeya. Byagenze bite bana gafaranga ntabwo ari amafaranga yabuze kuko nabikubwira nabonye management na Babika Entertainment yaje kuri Paris. Niba nakozemo Paris mu Julia Tamol nakurikije Love. Impamvu rero hajemo gap nini ubu ngubu ni ibintu biri personal, ni ibibazo nagize mu buzima busanzwe. Nakwita ko ari personal cyane nk'uko kubera navugiye imbere ya kamera. Ariko wenda nubwo biri personal, amakuru namenye yuko utari uri mu Rwanda. Nari ndi mu Rwanda ahubwo nazaga gakeya. Ntabwo nabaga mari 24/7. Ariko kuba nari mari ahubwo nkaza nageramo caho iminsi runaka manira ngasubirayo nanone nkagaruka gutyo. Ariko ubu ngubu kabisa navuga yuko I'm back. Abenshi bani yari abahanzi urumva ko nyine mbana n'abahanzi inshuro nyinshi, nibera muri studio, nibera nyine mu bahanzi. Arya umuhanzi akubwira ati ndahari ndaje ariko ugasanga bamwe muri mwebwe arakubwira ati ndaje ariko yagera hanze akakubwira ati sha namarira cyane. Abo ngabo impamvu rero ni navuga ko akenshi biterwa n'ubushobozi nk'uko twatangiye tubivuga, ariko ngewe ntabwo ikibazo cy'ubushobozi cyo cyarakemutse. Ndabizi ko Babika Entertainment babirimo neza, wakoze na video nziza turi buze kuza kugarukaho. Kwanza nta nubwo wigize kuri indirimbo by the way, hari indirimbo bisugira urakoze cyane kuko uri umwe mu bahanzi bari talented mu Rwanda nshaka kuba nzi, kandi Nyagasana azagufashe bizagire nyine umusaruro ufatika. Reka mvuge ngo guhera ku rugendo rwa mbere ugitangira kujya mu muziki, ni ikihe kintu cyakugoye kuko kugenda kose ntibyabura? Ni uburyo bwa promotion y'ibihangano byanjye, kuko nta muntu nari nzi, nta muntu nari mfite ushobora kubimfashamo. So kugira ngo nsohore igihangano rero igice ku ma platforms, ku ma TV stations, radio stations, byabaga ari ibintu bigoranye cyane kuko nta connections nari mfite. So uko career yagiye growing niko nagiye murana n'abantu benshi bakagenda bamfasha muri ubwo buryo. Ubu ngubu navuga yuko byaroroshye kuko maje kumenyana n'abantu benshi. Ikindi kandi nari mfite ikibazo mu bushobozi kuko nayikubwiye narifashaga. So kandi umuziki urayenze kuko wabivuze, rero nabyo biri mu bintu byagendaga bindindiza, ugasanga ndi kugenda nkora gakeya. Biroroshye ko umuntu ashobora gukora umuziki nta mafaranga afite? Oya. Uko hari abantu n'ejo nakiriye call y'umuhanzi ariko nsaba support ngo mushyire muri management, ariko nk'abantu umuziki urahenze. Umuziki urahenze cyane, ushobora no gukora nta bushobozi, ariko nyine kugira ngo ugere hahandi nyine wifuza biragoye. Ntabwo wagera, biragoye. Nubwo urumva nk'ubu hari nk'igihe umuhanzi aza yanze akavuga ngumva ngo abanyamakuru baranyishyuza ngo kugira ngo bankine, ese bamugani bigeze kwishyura? Hari bigeze ka giti wigeze bishyuza? Niwe twamenyanye mbere kandi waramfashije cyane, nanabona kugushimira. Waramfashije cyane kuko bamugani bibaho, hari igihe umuntu ahura n'umunyamakuru ugasanga amwifujemo ibintu byinshi byamufasha, ariko we ntabwo abifashe. Hari igihe abantu nyine
ubundi ushobora no kuzasanga hari umwanzi uzajya hari akababona na WhatsApp. Mbere y'uko wenda tujya mu bindi bibazo byanjye, abanyamakuru bafite ibibazo byinshi, ariko ngiye banza ndirimbire kwanza kuri reka duhere kwiriza kuko niyo ngiye nkunda. Kuko niyo abantu benshi simbizi, hari ahantu uvuga ndimo ndaririmba kandi ari umuririmbisha byose bishoboye. Banzuye indirimbo ndakubwira nkunda. Aho kukubura nahomba yanafaa kamamba. I love the way you want me, move down kidogo, surrender girl. Say iriza mama, badutega iminsi niba nkanga. Iriza mama, tuzi indwara urwaye ndi muganga. So calm down, believe me, I got you to be moneza. Mikasa, sukasa, mark your calendar, unje nawe. Aranavuga ngo ateye neza ngo bareke Kinyarwanda. Ni mu gitero cya kabiri? Oya, ni muri crash. Ni crash. Nibyo ni crash. Nanjye kuzivanga. Nacyo. Man, iriza iri mu ndirimbo zanditse neza zidasaza. Ni indirimbo navuga ngo kuko wumvise nk'amagambo ni crash. Ariko byose kimwe. Iriza ni yego. Iriza ni indirimbo idasaza ku rwego rw'uko no mu myaka n'ijana bazaba bari kuririmba. Umuntu uzagira amahirwe kuyumva. Uracyari muto. Urumva? Nyine ugereranyije n'abandi. Ariko imyandikire yawe ntabwo ujya muri babandi bandika ibintu navuga ngo biri trend. Ugushaka kugira ngo wandike indirimbo ku buryo nyine izari indirimbo kuva ni indirimbo y'umuntu mukuru nyamara uri umwana. Ntabwo uri umwana wo guta umutsima. Ariko nyine impamvu nuko ireme ry'igihangano riba rishingiye ku gihe kizamara. So rero ndashaka yuko ibihangano byanjye byose niyo ngiye kubikora nicyo ngenderaho cya mbere. Ndashaka ko gishobora no kudatrending ubu ngubu, ariko kikazaba cyagihangana na nyuma y'imyaka 10 cyangwa 20 umuntu acyumva kumva kuko ni igihangano gifatika, umuziki mwiza. None ko uzacuruza utekaye kandi turi kubona trend ziri hano. Oya, ibyo ngibyo ntabwo bibuza indirimbo gutrendinga. Umuziki indirimbo yari nziza iratrendinga kuko yaba yanditse kose, kuko hari n'izo ngizo uvuga ziba zirimo ibintu utamenya kuko ikaza igatrendinga gakondo. Kwita iva kuri hit. Twebwe ntabwo ibyo dushaka dutrendinga ubu ngubu n'ahazaza. Ushaka kubaho ibihe byose. Ubundi hari igihe umuntu yandika indirimbo ukavuga nk'ubu yari muri mood imeze. Nk'ubu ushaka kubaza nk'ikibazo nkakubaza ngo ufite girlfriend wahita uhakana. Wahakana utasiga warahakanye. Ubu ngubu wambwiye nkaguha passe dore ari imbere yawe. Aracyari kare. Nese ubihuza gute kuririmba indirimbo z'urukundo cyangwa se ufilinga gute ya feeling z'urukundo kandi ufite girlfriend? Ni mind like actually abanzi iyo ukunda kumva umuziki cyane nawe ugeraho ukumva ibintu uri kumva ni ibintu byo mu buzima busanzwe. None waba ufite wajya n'imigisha wenda waba warigeze kurujyamo bikagufasha za feeling zose uri ufite ururimo zikagaruka. Wigeze urujyamo mwana? Wigeze urujyamo? Nigeze kurujyamo. Abandi bari kurubunga? Oya, njye nigeze kurujyamo kandi rwari rwiza cyane kabisa. Kutarugumyemo? Rwari rwiza cyane niyo mpamvu. Nabonaga n'abadezavi. Wanze kuguma mu byiza. Mwana, urukundo ni danger. Inkundo z'ubu ngubu ngo zabaye nkatapendwa. Ngo ni scam. Nyine ugukoza wigendera. Ntaga byoroshye. Reka mvuge ngo ngiye kora ko aririmbye crash. Ngiye kwaza ko crash aho ngubu ninde. Muri industry yacu entertainment. So fast now. Kuri. Bangiye kubwira nk'abantu ujye umbwira abo wahitamo. Okay. Sibye mu bakobwa. Usibye mu bakobwa? Oya, mu bakobwa. Okay. Ubwo ngewe na abakobwa 5 ugiye guhitamo. Ubwo ni 10 ariko ni 2. Okay. Sibyo? Okay. Kate Bashabe Shadibu. Kate. Muyango Yellow the Queen. Muyango.
No less Ariel Ways. No less. Bwiza Aline Sano. Aline Sano. Urumva impamvu mwaje gutyo izo feelings man ari murazitekereza nk'ubwo bwagiye manikeza nka crush wanjye. Ugeze kuri crush wawe ni cyo akora? Kuri crush ni mugezeho. Ari kuvuga ko nawe. Ayo ngarahari. Ayo no kwina. Umwepa. Ntabwo mubeshya. Kandi uramugani turagize ndira handi numva. Ari ukuntu itubwira ngo kuriya mwana muganje. Aya nuko ni nawe. Kai, iyi generation yanyu kugira ngo ihuze n'abahanzi twakwita ko ari bakuru mu rugendo rw'umuziki bisa naho biri kugorana. Bamwe na bamwe ko bati bakuru bacu baradusuzugura, bakuru banyu nabo bakaba bati urumva bari abana nabo bafite umuvuduko udasanzwe wenda twe tutari bugendereho, ariko none ntabwo mind yacu bari kuyumva. Bizagenda bite kugira ngo umuziki wa new generation ndetse na reka mbite old generation byibura nyine bagira aho bageze umuziki nyarwanda? Ko so far uyu munsi mufite aba new generation mufite uburyo muri gukora umuziki ku buryo gutumbagira, n'abandi bakuru bagakora umuziki ugasanga uracyari classic ariko nabo bifuza gutumbagira. So biragenda bite kugira ngo mwebwe nk'abahanzi mushyire hamwe kugira ngo mutere imbere? Nta kinini ni imyumvire byose ni imyumvire. Abo bakuru nibumva ko gukorana n'umuto w'ikiza bitari bacisha amazi cyangwa se bitari bakuri kuri ya level bari bariho ngo bagaruke hasi, nibabyiyumvisha muri ubwo buryo bwakumva ko ari support bari gutanga kuri music industry in general, bizaba byoroshye pe, kuko turabona n'andi ma industries yo hanze ari gutera imbere, za Tanzania, za Nigeria. Umuhanzi mukuru ntabwo asuzugura umutoya. Na hano simvuze ko wenda bihari kuko ngewe wenda nta n'umwe approaching ngo ndebe reaction niyo ko ngewe, ariko muri make biradusaba kwicisha bugufi n'imyumvire ifatika yo kugira ngo tuzamure music industry tubifasha. Muri izi ndirimbo zose navuze harimo Moonlight, harimo Eliza, harimo Crush, harimo Paris, harimo Julia, harimo Tamo, harimo Love ariyo yasohotse. Muri izi ndirimbo zose nta collaboration irimo. Wigeze ugerageza ku approaching umuntu cyangwa se hari izo ufite twe tutaba wenda uteganya gusohora, cyangwa nuko wenda hari uwo approachinze nibikunda? Abona approaching bose byarakunze kandi ziracyari muri store. Nanabwira abantu yuko mu gihe kiri imbere gito ushobora gusura EP. So ayo ma collaboration yose y'abartiste bakuru azaba ari kuri EP, n'ibidakunda tuzasura mbere ya EP. Hari ugeze wa approaching biranga? Bajya babavuma cyane. Sofa na numwe wanze. Ari ukuntu abahanzi bajya turiya mu Caritas anyime collabo ndi umufana we. Ni imigisha nagize ntabigeze abanga nta no wangora. Wakira gute mahangana ari hano hanze ubwo Ben Bruce urumva kazamo abahanzi ngo nyine ibintu byo guhangana rimwe na rimwe batangiye kudufungisha. Ubu yakira gute ubona bikiri mu muziki nyarwanda? Byose ni biragaruka kuri cya kintu nakubwiye nyine, byose ni imyumvire. Like kugira ngo umuntu trending cyangwa se ibikorwa bye ya upgrading ntabwo bisaba kuvuga undi nabi cyangwa se kumutuka ku social media n'ibiki. Uko byagenda kose ibintu byiza, ikiganiro cyiza, indirimbo nziza, biki byose byiza, iyo ari byiza biratrendinga kandi bikagira umumaro nyirabyo ndetse n'igihugu muri rusange. Cyaza shaka urubyiruko turashaka amatiku. Oya bina ntago tazabikora wenda bizi nta Rwanda bibasha bike. Naho nabibasha. Ariko gutiku iracuruza. Etiku iracuruza. Oya buriya rero ikintu gicuruza vuba cyane no ujye kigendera kure. Ariko natwe bari kudukoramo. Murazana itiku bagushyira. Cyane ntago ari byiza. Ushobora kurya menshi uyu munsi ariko bagucisha ugasanga n'ayandi wakora ntabwo. Ariko ne uyu munsi nabayeho. Urumva nyine nkavuga itiku uyu munsi nkaba ariko bakambika nkongera nkagaruka. Ubuzima ugomba guteganya ko uyu munsi n'ejo hazaza. Rero wirwanira ko uyu munsi. Nikaye wagira ngo ufite nk'imyaka nka 40 nk'amani yawe. Muri ko mwakuze imburagiye. Mwakuze imburagiye. Uyu munsi ufite Love, ariko mbere yuko njyaho ndagira ngo mbwire Babika Entertainment Niba ni label iri kugufasha. Ariko nanone twitega iki nka Kai ugarukanye izindi imbaraga n'ibyo ndabyumva, ariko se nanone twizere ko utazongera kugenda ukongera ukabura? Wakoze cyane kumbaza iki kibazo cyo kuza ngenda. Kino mere ku cyo twakwitega kuri Babika Entertainment muri rusange. Ni label
ishikamye idafite ikintu na kimwe ibuze. So mwanjye nk'umu-artiste ntego ishema nko kuba nyirimo, ari nayo mpamvu numva yuko noneho ubu ngubu ibintu byo kwiza nongera ngenda. Ubu najenje ni burundu kabisa, ubu ntabwo uri bunye. Ninjye nakwishimira ko waba ufite indirimbo nyinshi. Kai, uririmba urukundo, sibyo? Iki kibazo ngiye kukubaza kiri seriye. Nubwo ibyo nakubaje nabyo byose biri seriye, ariko nyine iki ngiki kinsubize bazi. Nibyo koko wigeze kujya mu rukundo, ariko nanone hariya baguterekeye abakobwa nka batatu bari hariya, ugiye gushepinga umukobwa wakunda, ukuntu umukobwa umeze ati nkunda nkunda umukobwa tugishije ukuri tabiciye ku ruhande, buri muntu wese wakunda umukobwa ufite physical appearance nziza, nyine mwiza. Ikindi kandi nkunda umukobwa ufite intego, cyangwa se utameze nka kwa kundi urimo kumbwira ngo uyu munsi ubayeho se ejo nubeho. Ashaka gutwika. Ufite intego, ufite mind strong, ushobora kwihanganira ikintu cya situation iyo ari yo yose, unubaha n'Imana, ibyo biba bihagije. Hari abahanzi bagenzi bawe nagiye mbura, harimo Niba, ni benshi, harimo ba Kevin Ska, harimo ni benshi ntabwo najya kubarondora, ariko ugiye kumbwira nk'abanzi nka batatu wifuza ko nabo bashobora kuba bakora comeback kandi ikaba nziza, kubera ko tubakeneye mu muziki nyarwanda. So far hari abahanzi benshi dukeneye mu muziki nyarwanda, ariko ugiye kumbwira batatu. Abo bose uvuze barimo kuza bafite ibihangano bishyashya hanze. Niba I think yari releasing the song, Kevin Ska yari releasing the song. Kevin Ska twarahuye afite nakora na EP. EP. Niba itarasohoka. Mu bandi batarabo bagiye bakaba batari nyine at least kuba ati naramubuze nanjye, ariko nkeneye kubyiba. Rero reka mubwire yande n'amazi y'uzima. Ibyo ndabizi yani. Urabizi. Kuba acecetse atari gukora ntabwo bivuze ko adafite ibihangano bishyashya, ahubwo it's matter of time. Igihe cyose azagaruka kandi azagaruka. Mu gihe ubona gukora nyine kuri ya ritme yihuse bitari koroha ukagaruka, ubundi utekereza ko iyo ugarutse bitagusaba izindi mbaraga nyinshi cyane, bigusaba imbaraga nyinshi cyane, ariko ubuzima tubayemo ni hustling, struggling, kurwana, ukarwanira icyo ushaka. So iyo ushyizemo imbaraga rero ukavuga ati narasigaye narataka, ariko reka nkore ibi ngibi wenda ndasubira ku murongo. Wenda navuga nk'uko nanjye nari naragiye na dropinze indirimbo, runaka barimo kuyikunda, bagenda bayikunda. So ubu ngubu rero byamaye inzira yuko noneho nshobora kugaruka, kuko natinze mu gihe kidatinze, releasing indi brand new song, gutyo narahindutse, nanahindura byose byari bibi, njye narahinduye, amahira nyerekeze iwawe gusa, ndimo ndenze igipimo, muzampinduke nyibirimo, mwuka mumeka birimo. Nashakishije uwa mu rukundo nk'urwuma, sinamubona, usa n'umutima, hagize kuvuga navuna, najya mu rugamba nka John Cena, tabasamo baby, tekero baby. Urukundo ruraryoha ko ariko rukaba na scam. Kuko yari baririmba ya magambo nta mukunzi afite. Urabateka mutwe gusa. Kai, wakoze kuza kuri Layer Entertainment, reka nekereze ko n'ubutaha tuzapanga undi munsi no utari kwihuta, ariko tugane no birambuye kubera ko mfite byinshi byo kuganiriza. Love ifite 86 iri kuri channel n'ubundi ya Kai, ushaka kujya kuyirebaho ubundi ukayisangiza n'abandi, ushaka ufite umushari wayitura nta kibazo, ubundi bashimire cyane Kai. God bless you, kandi Nyagasana kwishimire mu byo ukora byose, urugendo rwawe ruzamere neza. Ndagushimiye cyane. Blessings. Nanjye reka mbashimire, nitwa Leandre ni umugabo, kandi aho muri mwese Nyagasani abishimire. Blessings.